Show aho hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali turabasuhuje. Reka dusuze abantu bari mu mahanga mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka dushimire cyane abantu bakanze subscribe kugira ngo badushyigikire kuri TV Show tube umuryango munini kuko twabasezeranyije ko tuzajya tubategura. Uyu munsi twafashe urugendo turi hano mu mudugudu wa Nyabiho mu karere ka Burera mu murenge wa Rugarama mu karere ka Cyahi. Abakozi b'Imana batandukanye, abantu Imana igivugisha ikababwira, abantu babahamagara bakababwira, abantu bafite impano zitandukanye zo gusengera abarwayi, zo gusengera afite ibibazo, bafite inyatsi, Imana yabakoresha abagira neza zikagenda. Uyu munsi rero nibyo twajemo, twaje kugira ngo tubaganirize twumve aho imbaraga z'Imana zigeze zibakoresha. Ngo reka tugusabe uze utangira ikiganiro kandi unagisoze, ubundi Imana y'amahoro ibane nawe. Ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa, ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya. Yego, nkuko twabwiye n'undi ko twaje kureba abakozi b'Imana, noneho ubu ni umuriro, reka mbyite gutyo, ni umuriro uvanze n'amavuta. Harya umuriro n'amavuta bivanze bigenda utera? Biraka cyane. Egereza mikoro twumve. Biraka cyane. Umuriro n'amavuta ariko nibyo. Nuvuga ngo uyu muntu ari guteka ifiriti, amavuta akameneka mu mbabura. Biraka cyane. Ejiro wajya wegereza mikoro uyishyira hagati ukuryo mwese. Ahubwo hari n'uburyo inkwi mbisi ushobora kuzisukaho amavuta ukazicana. Yego. Ubwo rero amavuta n'umuriro birajana. Akamikoro bagashyira gutya hagati kuryo mwese murajya muvuga akagira. Ubundi mama Mutoni nagafate niwe muto. Reka romanze mwibwire abakurikiye Concorde TV Show. Reka mbanze nanjye nivuge, nje nitwa Tumimana Concorde, ninjye muyobozi wa Concorde TV Show, ninjye ugiye kuyobora iki kiganiro. None reka n'abatumirwa bari imbere ya kamera nabo batwibwire. Nitwa Shire Nizeyimana. Yego. Umukozi ukunda kwibera ku karago. Gusenga biramfasha, mbifata nk'ibisirimu. Yego. Nanje nitwa Nyirazani nka Dorosfera, uzwi ku izina rya Mama Mutoni. Yego, ndi umukozi w'Imana muri iyi minsi ibaye ihaye imbaraga zo kuba ndi kuyikorera. Imana ishimwe. Tugiye gutangira n'isengesho kuko Shira ari diakoni. Niho urasenga. Nanone Mana Data wa twese uri mu ijuru, twongeye kuboneka imbere y'ubwisa bwawe. Reka ube mu ruhande rwacu hano imbere ya TV Shop Concorde. Turakwinginze ngo ugaragaze kwera kwawe, icyo twirukanye ni imbaraga mbi mu izina rya Yesu. Inkomyi zose zitangira ivugabutumwa zikurweho. Garagaze gukora kwawe, tuguhaye ikaze, tuguhaye karibu. Imbaraga z'Imana yacu zigaragare, imbaraga z'Imana yacu ziboneke.
gukora kwawe turakwinginze ngo ariko kwivanga muri gahunda, ivange muri gahunda yacu, ivange muri iyi gahunda, kuko turimo kwamamaza ingoma ya Kristo, turimo kwamamaza ingoma yawe kandi ingoma y'amahoro. Ba mu ruhande rwacu ngo uyu mushawa wari hano Mama Mutoni, nanjye ndi hano, mwami ikoranabuhanga naryo TV ngiye iri hano, turakwinginze kugira ngo ugaragaze kwera no gukora kwawe. Ntabari twebwe izina ryawe ari ryo rihabwa icubahiro. Ntiwemere ko hagira ibitumarira amavuta, ahubwo umwuka wera dushoboze gukora byose, muri byose turabyizeye ko ari igikoretse. Amen. Amen. Mpamvu navuze ngo nta mavuta n'umuriro byahuye nuko mwese mbazi nk'abanyamasengesho batabivangavanze. Amen. Arubwo nibeshye? Oya ntabwo twabivangavanze. Ntimuzanabikore. Oya ntabwo tuzabikora, Imana izadushoboza. Amen. Muri iyi minsi bimeze ute? Muri iyi minsi bimeze neza nta kibazo. Bangu Mama Mutoni, ubushize ubwo twaganiye hari akantu nakunze Imana yagukoresheje, ni nako natangije ikiganiro, ukuntu Imana yakweretse umurozi uri mu iteraniro, ibirozi biri mu rugo, uragenda uri mu mwuka ubikurayo iyo biri. Imana iyo yakugiriye neza, yagukoze ku maso, ntabyo itaguhishurira. Yego Imana iyo yagukoze ku maso, niyo byaba biri mu ishyamba waje kubikurayo da. Nyuma yuko se tugusuye mu kwa karindwi hashize ukwezi kurashize, nta bindi wavumbuye by'abagizi ba nabi bari bateze? Usibye ku rusengero Imana yadukoresheje, hari aho twe twagiye kuba bashitsi. Yego. Tugezeyo Imana idukoresha ibitangaza, bari bateze aho pasiteri aranyura, wagwe mu ntuza mu mbese ngagwe mu oya ntago ari kuri nimbara, ahubwo ni mu muryango acinjira mu rusengero ngagwemo. Iryo joro Imana irari tugendereye, turaje kwasengera, Imana yo mwijuru irambwira ngo nzinduke hageze. Uwiteka Imana ankoresha ibitangaza, ntago twabikuye hasi, ahubwo twarahasengeye, kandi koko ikimenyetso cyarahagaragaye. Pasiteri akigera ku iryo buye yarahasitaye, ariko nyuma y'ako bwo gusenga Imana ibitesha agaciro. Yego nibyo. Imana ishimwe. Jire nawe muzi nk'umuntu wampanuriye. Ariko Mama Mutoni, subiza mu mikoro Mama Mutoni, nkimuriho utagira ngo nawe ntiwampanuriye. Ubushize ubwo twaje, urumva ari tariki 26 z'ukwa karindwi, twangije ikiganiro tugira umwanya wo gusenga. Icyo gihe pe hari umuntu wari kumpamagara mufitiye ideni, ntabwo nabikubwiye, ariko waravuze uti ibibazo mufite n'iki. Icyo nari mfite kimbangamiye ni ideni, Imana iragikemura. Ni ukuri pe, byari ideni rya miliyoni navuye aha, Imana yarinyishyuriye. Imana ihabwa icyubahiro. Nanjye Imana ndi kuyishima. Turayishimye, Imana ihimbaza. Ingo pe. Jire nawe rero yaramanuriye 2021 nk'uko nabivuze mu kiganiro cy'ubushize, birasohora. Ndahaza kugira ngo dukorane ikiganiro, kugira ngo n'abandi bantu bamumenye. Jire, nyuma yuko tuvuye aha, nta ibitangaza Imana yagukoresheje ni ibi? Ibitangaza Imana yankoresheje, hariho imico navuze kare, twasengeye umurwayi. Yego. Umudamu wari ufite umwana avuye i Kampala, ndibuka ko icyo gihe twahuriye ahantu yadukeneye, turi mu mbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Amen. Yari afite ikibazo cy'imyuka mibi bamwohereje bisa n'ibisazi, ariko twarasenze yera. Icyo gihe ndumva narazuye imbaraga nyinshi z'umwuka wera, tumurambikaho ibiganza, umwana ndamushikira ndi mu mbaraga. Yego. Ubu rero hari ubuhamya ko hari icyo Imana yakoze. Yasubiye i Kampala, umugabo we yaravuze ati nemeye Imana y'abantu batuye hariya mu Rwanda. Yego. Imana ihabwa icyubahiro. Hari ikindi rero kuri icyo cy'imyuka y'abarozi byo batega abantu, nigeze kujya gusengera umuntu, nyuma y'uko uva hano ngiye kumusengera, hari ahantu hatageraga munsi y'urugo, ariko kubera imbaraga z'Imana yarahageraga karaba, narahageze mpamagara yera. Haleluya. Amen. Mpamagara imbaraga zituruka mu maraso. Yego mukozi w'Imana. Nari ndimo mvuga yuko imirimo y'Imana nyuma y'uko
turekurana yego kuko mu isi ni ukurekurana gato, Imana ishobora kubikunda abantu bakongera bagahura nk'uko twongeye guhura. yego twasengeye umudamu wari ufite umwana bari baramwohereje imyuka mibi isa n'ibisazi, yamwikubitaga hasi akaraba ubundi agata ubwenge, ariko akenera gurupe tuja kumusengera. Ndibuka yuko twamurambitseho ibiganza, imbaraga z'Imana zirigaragaza. Haleluya, amen. Iratwumva, ni Imana itabara bayo, iyo tuyisenze iratwumva. Ejo bundi narafashijwe nyoboye gurupe twasenganaga, mbwira abantu nti ubu ndi kugendana Imana nk'uko umuntu agendana telefoni yitumanaho mu mufuka. Turi kugendana Imana, iratwegereye, tuba hafi kurusha imyambaro twambaye. Turi kuyisaba ikatwumvira yo kabyara, yo kabyara abahungu n'abakobwa. Turi kuyisaba Imana ikatwumva. Turimo turasengera abarwayi, tukabona hari icyo Imana ikoze ntari imbaraga zacu. Nyuma y'uko tugirana ibiganiro, Imana yakoze ibitangaza. Yakijije abarwayi bari barimo imyuka nk'iyo ngiyo yo gusara, haraba Imana yagiye ikoraho. Imana yacu rero ntabwo isanzwe, ni Imana y'intavogerwa, ni Imana ifite imbaraga. Imana yarakoze, Imana iri mu kazi, Imana iracakora, ntabwo irambirwa. Ni Imana idasinzira, ni Imana idasaza ngo igendere ku kabando. Uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri. Imirimo y'Imana iratangaje. Imana yacu irakomeye, Imana yacu irihariye. Hari mu bitangaza bikomeye yakoze mu Egiputa. Mbigarutseho numvise bije. Bitangaza bikomeye yakoze mu Egiputa, mu byago yagombaga guteza Farawo kugira ngo arekure ubwoko bw'Imana. Yigeze guteza icago, iteza ibyago, navuga bibiri. Hari icago cya mbere cyo gukwirakwiza ibikeri mu gihugu, ibikeri mu gihugu. Ibikeri bikwira mu gihugu, bigera no mu rugo kwa Farawo, yewe bigera no mu nkono atekamo. Bigera, abahanga bavuga yuko hari uburyo Farawo yaba yagiye kurya ifiriti, agiye kurya ifiriti akubita, asanga igikeri kiri mu sorori, agiye gukubita ifurusheti mu ifiriti abakubise mu gikeri. Ibyo rero biragaragaza ko Imana ari nyamaboko. N'ubundi ngo Mose atunga inkoni ngo ku butaka bwumye ngo buhinduka inda. Inda zikwira mu Egiputa, zikwira mu gihugu. Abahanga bakavuga ko Farawo yaba yagiye kuvuga disikuru, ngo inda ziramutondagira, yishimira imbe muri mitingi, ngo yishwataguriza muri mitingi, babona ari kweyura imyenda. Ibyo rero biragaragaza ko Imana ikomeye. Niyo mpamvu rero yakoze ibyo icyo gihe, na n'uyu munsi iracakora. Iracakora. Hari umurwayi wundi duherutse gusengera, twaramusengeye, hari ahantu atageraga munsi y'urugo, yarahageraga agahwera, ariko twaramusenze. Haleluya, twaramusengeye, imbaraga z'Imana zimuzaho. Imana iravuga ngo igaruye ubuzima. Ubu ngubu arimo aravuga ineza y'Imana, arimo aravuga ngo yahuye n'abakozi b'Imana. Imana yacu yahabwa icubahiro. Rero Imana iri mu kazi, iracakora ibitangaza. Yesu yaravuze ngo data arakora, nanjye ndakora. Ntabwo Imana irigera isinzira, ihora iri maso. Imana idufashe cyane. Amen. Ntera mama Mutoni mikoro. Mama Muto, yuko umwe na Jire mwicaranye, wumva umeze ute? Numva ndi gushima Imana kuko ye ni papa Imana yampaye mu buryo bwo mu mwuka. Yego. Undi mwamenyanye ryari, mwamenyanye ute? Nyine mu buryo bwo mu muryango. Yego. Uyu ni muramu wanje. Ariko ubwo nyine muri ibi bya mwene Mariya twamenyanye kubera urabona ni umwadeperi, nje ni umwangirikani. Yego. Tukahurira nk'ahantu mu ivugabutumwa, twahurira ubundi bw'ahantu hatandukanye, tukumva Imana, akabona
nta nabivangavanze nanjye nkabona ntayo bivangavanze. Amen. Avuga uti amen. Haleluya. Amen. Ndavuga nti nyamara uyu nubwo asanzwe ari muramu wanjye yenda ntago namwitagaho cyane bitewe n'ukuntu yenda buri wese aba yibereye mu ariko ndavuga nti mwisunze kubera yuko ibi turimo cyangwa se uyu mugabo twakurikiye yamuntanzeho ibi byo kuja mu gakiza yabintanzemo. Ndavuga nti uyu mwisunze nyamara aho ngiye kuyoba kuko nkiri umwana yagira ngo ute yambwira ati nyura kuko na Mose yabaga afite abo kumufasha. Imana ishimwe. Ubwo rero gucyo gukora umurimo w'Imana iyo nk'ubu tugize umuntu duhamagara cyangwa se habona hari umuntu umpamagara ati ibintu birakomeye ntabara bitangiye nkamubwira nti papa none nko ngiye hano nkaba ntapfa kugenda nje nyine bino tujana tukajana tukarwana urwo rugamba kandi Imana ikabana natwe. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Jire fata kamikoro wowe mama Mutoni kuba muri kumwe ukumva umeze ute? Natangiye gufashwa nkimubona. Yego. Impamvu ibi bintu ni ibisirimu ariko birimo n'abantu bari seri. Yego. Nkunda ko ubundi mu buzima busanzwe nta magambo menshi ngira. Ingope umva rwo nta magambo menshi ngira. Ariko iyo ngeze mu bya mwene Maria, haleluya. Amen. Numva hari imbaraga, numva haje ijambo, numva haje ububasha, numva haje ubushobozi. Rero mama Mutoni nawe ni seriyeze. Yego. Twagiye tuvugana ivugatumwa ahantu hatandukanye nsanga ari umudamu birimo. Yego. Kubera yuko muri iki gihe abadamu barandagaye. Rero aracabirimo ngiye mutangiye ubamya aracabirimo. Aracabirimo. Twasenganye ahantu henshi, twahanuranye ahantu henshi, twasengeye abarwayi ahantu hatandukanye. Yego. N'abantu benshi baje baduhamagara bati wowe na mama Mutoni muracabirimo. Ntago urugero hari umuhungu ukiri muto uri kubona amafaranga ariko ni Yesu wayamuhaye yamuvuzeho yitwa Nshuti. Kenshi ambwira ati wowe na mama Mutoni ndabuba. Nshuti ukabyinira ndamuzi amba ndamuzi kabisa. Mana yagiye mudutumaho. Ubwo rero akambwira ati hari ababivangavanze ariko iyo mbitegereje nsanga mu kibirimo. Amen. Amen. Ubwo rero ni kenshi bakunda kuvuga bati waje mu iteraniro mu minsi yashize barampamagaye nagiye gusengana na korali yabo hari kuri paruwasi ya Butete ariko baravuga bati impamvu ubona tugukeneye ijuru ihangana nuko tubona utabivangavanze. Kandi ikindi iyo uvuye hano haboneka impinduka. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Rero mama Mutoni ni umudamu kibirimo. Yego. Nkuko hari n'abagabo babivangavanze nanjye ntabwo ndabivanga. Ubundi umufaransa yaravuze ngo je suis le livre de l'histoire, ngo ndi igitabo cy'amateka yanjye. Rero ngomba kwiheraho nkitangira ubuhamya kuko nzi neza yuko mpesheje Imana agaciro. Ntabwo ndakuramo ipantaro ngo nitesha agaciro. Ndi umukozi uri mu bwera. Nsizwa amavuta ni yera. Kuba aho niho dukura imbaraga. Kuba tutarakura ipantaro, tutaramanura ipantaro n'ibindi ntabwo narira umuneke mu nzira, sinarira igisheke mu nzira. Ndiyubashe, ndi umukozi wiyubashe. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Kuvuga mu ADPR mama Mutoni akaba ari umwangirikani mukamuhurira mwese muri abanyempano mujya no gusengera abantu bikwigisha iki? Binyigisha yuko itorero rya Kristo riri mu ibanga. Nahita mvuga nko ku butumwa uwitwa Petero. Nsobanure kananarize cyangwa nsesengure ku bya mama Mutoni na Anglikani. Petero yagiye mu yerekwa. Yagiye kuba nabona ngo ibizira bije imbere ye, ngabona ibisiga, abona ibitaribwa, ngo ijwi riramubwira ngo byukurye. Aravuga ati se Mana ko usanzwe njya agafiriti nkarya inyama nkarya burushete nkarya umukati ibiti. Mana iramubwira ngo ya byukurye. Ijwi riramubwira ngo ibyo mpanuye wibyita ibizira. Mana rero icyo yari bikoreye yari mutumye kwa Koloneli kandi yari umunyamahanga. Ntabwo yari ahuje ubwoko cyangwa idini na Petero. Ariko ageze kwa Koloneliyo Imana
iramubwira ngo aleluya. Amen. Uyu nguyu Koroneliyo yubaha Imana n'abantu bayo, izina ry'Uwiteka rihabwa iki? Icyubahiro. Rero nka Pawulo yigeze kubaho impaka za Pawulo na Polo, bamwe bati turi aba Polo, Yego. abandi bati turi aba Pawulo, ariko ngo Pawulo aravuga ati ese namwe mwabatijwe umwuka wera? Baravuga bati nta nubwo turakamumenya. Yego. Nuko ngo bigezaho Pawulo aravuga ati icyo mubuze ni umwuka wera, ngabarambikaho ibiganza abitorero buzura umwuka wera. Aravuga ati rero ntihakiri aba Polo, ntihakiri n'aba Pawulo. Yego. Arongera ati ntihakiri abayuda, ntihakiri n'abagereki. Yego. Rero mama Mutoni, iyo mubonye ari umwangirikano birimo numva twafatanya urugamba, ndetse n'uwaturuka mu rindi torero apfa kuba atarabivangavanze. Yego. Imana idufashe cyane. Nigeze ndi kuba muri training ahantu ni mahugurwa ya Minagri Igicumbi, nigeze guhanirwa n'umwangirikani. Abantu twari kumwe baragenda baja kurya inkoko, bakaja kurya amafi, nje nkabireka nkaja gushaka iyera. Yego. Nkaja gusengera kure yari Byumba, munsi y'ibitaro bya Byumba Igicumbi. Ngezemo Imana ikoresha umumama, ndibuka ari amagambo 3 yampaye. Yego. Yansohoreye hashize imyaka 5. Imana ihabwa icubahiro. Urumva rero katabivanga-vanze. Nayanditse muri agenda ndayakurikirana. Urumva n'umwangirikani yaramanuriye. Uyu mama Mutoni nanjye arampanurira, nanjye nkaho umusubiza. Haleluya. Amen. Imana yimuntumyeho ndagenda nkamubwira ni sha hari ibyo Imana yakuntumyeho. Nawe hari ibyo abona akaza hano mu rugo iwacu akaza kama message. Rero ijambo ryarambwiye ngo Karebu yaravuze ngo kuko noma njyewe n'Uwiteka twomatanye n'Uwiteka. Abo matanye n'Uwiteka turi inshuti. Konkoro turi inshuti yanjye kubera ko nzi ko womatanye n'Uwiteka. Mama Mutoni uri inshuti yanjye kubera yuko nzi ko womatanye n'Uwiteka. Njyewe nta nshuti nyinshi ngira, ariko inshuti zogejwe mu maraso ya Kristo Yesu. Izo Yesu Kristo yogesheje amaraso ye zihindura inshuti. Urugero, nshobora kugera mu mujyi wa Kigali ngahamagarwa n'amatelefoni, ngwino urare hano, kandi dufite y'abantu. Nkareka kurara kwa mwene data, nkareka no kurara kwa marume, kwa onkle, nkaja kurara ku munyamasengesho. Kubera ko nzi ko ndahakura ijambo. Imana idufashe cyane. Amen. Amen. Vango nta mu ADPR, nta mwangirikani, nta mu Dive, nta mu Yehova, ntaki, ahubwo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Yego. Ibyo jambo nari nsigaje kuvuga niryo Imana yabwiye Petero. Petero aravuga ngo mbonye ko. Haleluya. Amen. Aravuga ngo mbonye ko mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Amen. Amen. Yaba uko yaba ameze kose. Yego. Mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka Imana igeze gute? Iramwemera. Amen. 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 Umunyamerika, yaba umukanadiye, yaba umusuwediye, yego, ukora ibyo gukiranuka. Umunyarwanda rero ho Imana mu Rwanda irahicaye. Haleluya. Amen. Mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Nukuri. Amen. Kandi ngikwemeje ikwemeza n'abandi. Yego. Je nigeze kubwira abantu mfashijwe nyo wayiteranira. Aba ni umuntu ashobora kukwakira ijambo mu mudugudu, Imana ikari guhera mu kagari. Kuko wadutekerejeho kubera ibihe twagiranye. Ubwo nabwo Imana irikwa ingoma y'Imana iri kwamama. Umuntu yakwima ijambo ku kagari kari guhera mu murenge. Yari kwaka mu murenge agakupa mikoro cyangwa ntazamura antene, Imana ikari guhera mu karere. Yari kwaka mu karere, Imana agakupa mikoro, Imana ikari guhera mu ntara. Yari kwaka mu ntara, Imana ikakuzamura ku rwego rw'igihugu. Rero Imana irashoboye kuko tuja dusengera abantu. Ibyo jambo ngarutse uko Imana ishobora kwamaza umuntu, gasengera umuntu ufite ibisazi, umuntu ufite uburwayi bukomeye, Imana yamara kumukiza, we akaba ari ugenda avuga ati urana umukozi w'Imana. Haleluya. Amen. Avuga ati urana umukozi w'Imana yaransengeye, yaransengeye. Nasengeye umudamu wo muri Amerika. Saa 9 amamagaye, umukobwa we yarari ku Gisozi nawe aritegura urugendo rwo gusubira muri Amerika. Ikarambwira ati ibyari imisonga mu mutwe wanje. Haleluya. Amen. Yavuze ati kantere haleluya, urambohoje mukozi w'Imana. Mukozi w'Imana urambohoje, urambohoje. Imana ishimwe, Imana ihabwe icubahiro. Urambohoje, urambohoje. Ati ndikumva hari Imana ikoze mu mutwe wanje. Imana ishimwe. Ugifite mikoro. Yego.
dufite igitabo cy'indirimbo kigizwe n'ibice bibiri. Ndabona unagifite, harimo izo guhimbaza Imana n'iz'agakiza, sibyo? Ugiye kutubwira indirimbo igufasha tuyiririmbe, kuko twese turi abaririmbyi. Noneho Mama Mutoni nawe ijambo rimufasha, ariko umufasha muri iyi minsi nawe aritugezeho. Uvuga ngo muri make tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, ariko turabanziriza n'iki? N'indirimbo. Yego, tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo ya 40. Yego. Ni indirimbo ya 40 mu ndirimbo y'agakiza. Ngiyo ndebesheje ukwizera mbona ubutunzi bwinshi cyane bufitwe na Data uhoraho. Rero koko niko bimeze, iyo turebesheje ukwizera tubona ubutunzi bwinshi cyane bufitwe na Data uhoraho. Imana idufashe cyane, ni indirimbo imfashe cyane ya 40 mu gakiza. Mu ndirimbo ya 40 mu gakiza, reka tuyiririmbe. Hanza nkayiza mutora yize ndayumvaga. Reka nyiririmbe. Nitwumva tugize tura mureke nyibaririmbire. Yego, reka nyibaririmbire kuko iramfasha. Yego. Iyo ndebesheje ukwizera nezererwa umukiza wanjye, mbona ubutunzi bwinshi cyane bufitwe na Data uhoraho. Haleluya, ndanezerewe kuko anyobora iminsi yose. Iyo mfite intege nke cyane ambumbatiza amaboko. Haleluya, haleluya, ndanezerewe kuko anyobora iminsi yose. Iyo mfite intege nke cyane ambumbatiza amahoro ye. Noneho ntabwo nyirindushi uko nujujwe umunezero, urukundo rwe n'imbabazi bituma nyumva iyo musabye. Haleluya, kuko ambeshaho none ubu nguwe neza rwose. Niba nawe ushaka amahoro umwugururira umuti. Haleluya, haleluya, kuko ambeshaho none ubu nguwe neza rwose. Niba nawe ushaka amahoro umwugururira umutima. Ubwo nari nkiri mu byaha, nari nuzuye umubabaro, none ubu nagushidikanya ntateka nzacirwaho ku. Haleluya, haleluya, imbaraga zo gutsinda ibigerageza. Ndanezerewe mu mutima, ndindwa nima n'iminsi yo. Haleluya, haleluya, imbaraga zo gutsinda ibigerageza. Ndanezerewe mu mutima, ndindwa nima n'iminsi yose. Mubabaro no gusekwa byose niko byabaye ubusa, nungongya ningwa n'umukiza n'iminsi yo. Haleluya, haleluya, mukiza wanjye ni wowe untunga kubw'ubuntu, naho nawo munyanengenke nizeye kuzampa imbaraga.
haleluya haleluya mukiza wanjye ni wowe untunga kubw'ubuntu naho nabo munyantegenye nizeye kuzampa imbaraga. Haleluya haleluya amen. Nubwo naba umunyantege nkeya nizeye yuko Uwiteka azampa imbaraga. Ibyo nibyo rimfashije. Ku gitero cya kane kanyivugeho yaravuze ngo umubabaro no gusekwa. Mbega umuntu araseka ari mwisi? Yego. Mwisi habaho ibituma abantu baguseka. Yego. Ariko uyu muririmbyi we haleluya yari umunyamasengesho aravuga ngo umubabaro no gusekwa byose niko byabaye ubusa kuko nyamuzwa n'umukiza kandi mbumbatiwe na data. Ati haleluya mukiza wanjye niwo ntunga kubw'ubuntu naho nabo umunyantenyenye nizeye yuko uzampa imbaraga. Imana idufashe cyane. Amen. Imana ishimwe. Imana ihabwe icubahiro. Ariko kuri iki gitero cya mbere cyaramfashe cyane ngo iyo ndebeshe ukwizera nezererwa umukiza wanjye mbona ubutunzi bwinshi cyane bufitwe na data uhoraho. Haleluya amen. Imbere y'Imana hari byose, hari amazu, hari imodoka, hari amafaranga, hari ibiryo, hari imyambaro. Iyo turi mu kwizera turebesha, iyo turebye mu kwizera turebesha tubona ubutunzi bwinshi cyane bufitwe na data uhoraho. Kandi ikindi ubwiza bw'isi buzarangira ariko haleluya hari ubwiza busumba ubundi tuzabona. Paulo yaravuze ngo iby'amatwi atumvise haleluya iby'amaso atabonye ibyo nibyo data yahishiye abizera abayikunda abayikorera. Imana idufashe cyane. Amen amen. Mama Mutoni nawe ni karibu mu mwanya w'ijambo ry'Imana riri kugufasha uri tugezeho rwose. Imana idushyigikire kandi Imana itugirire neza. Amen. Tugiye gusoma ijambo turasanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 28 turahera ku wo murongo waho wa mbere. Imana nitugirire neza, Imana idufashe. Ibyakozwe n'intumwa ibice 28. Yego. Turahera ku murongo wa mbere. Yes, kwari cyo gice cya nyuma mu byakozwe n'intumwa. Yego. Haravuga ngo umutwe w'amagambo incira iruma Paulo ntiyagira icyaba. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa nugukira cyitwa Merita. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene igihugu batugirira neza cyane baducanira umuriro batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Paulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana incira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye baravugana bati nukuri uyu muntu numwicanyi nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera ntimukundira kubaho. Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye barahindura bati ni Imana. Haleluya. Amen. Imana idushigikire kandi Imana itugirire neza. Uyu ni Paulo. Amen. Haleluya. Amen. Uyu nguyu yaravuye mu nyanja azi yuko abantu bari bazi yuko ibye byarangiye, ariko ageze ahangaha Uwiteka Imana aguma aramugerageza cyangwa se aguma kwerekanisha imbaraga ze kuri Paulo. Yarashaka kugira ngo abanyamahanga ntago bemeraga Paulo, ariko Uwiteka Imana ashaka kwerekana imbaraga ze. Ariko ijambo riratubwira ngo tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bari bavuye mu kirwa, bari bavuye mu bibazo runaka, ariko Uwiteka Imana data wa twese arangije bageza ahantu nk'ukuntu ugera ahantu abantu bakagufata neza, ariko bitewe yuko bagufashe neza uyu munsi inshuti y'uyu munsi yaguhinduka, ishobora kugufata neza uyu munsi, ejo yabona ugeze mu bibazo ikaguhinduka. Ngo nuko Paulo ateranya umuganda w'inkora avuga ngo nubwo twanyuze mu kirwa cyangwa se twanyuze mu nyanja imbeho ikatwica kaducane ubundi bwo tugire ngute twote, ariko Uwiteka Imana adushigikire kandi Imana ibane natwe. Ngo nuko ngo birangije bakiri aho bakibona uko bagiye kwisuganya, hari igihe ubona ukavuga uti dukize kiriya cyangwa se nkize kino, ariko nyuma yaho
imbere hari ibindi. Imana ko inyanja cyangwa se ahantu hose banyuze mu bigeragezo banyuzemo ntacyo byabatwaye. Aravuga ati burya rero hari icyo tumaje gukira, ariko imbere hari ibindi bimutegereje. Ngagiye kubona ngari guteranya umuganda w'inkwi, abona hajemo inzoka irangije ngiza ku gikonjo ni ku rutoki, irangije ngiro irafata iramuruma. Amena haleluya. Ngo b'abanyamahanga babandi bahora batwiteze ngo reka turebe imana zabo, ngo reka turebe uko basenze, reka turebe uko bazaba, nyamara bahora batwiteze. Nukuri bahora batwiteze, bahora bari kuvuga bati reka turebe, nuko bari biteze bati Paulo katurebe. None se nubwo bwose bari kubona nubwo yakize biriya niba arabikira, barangije baravuga ngo nubwo yakize inyanja, nubwo yakize buriya burozi, nubwo yakize garamadeni, ariko reka turebe ibi byo nta bimwemerera kubaho. Ariko dufite Imana, haleluya, dufite Imana itwemerera kubaho, dufite Imana yatubwiye ngo niyo muzarya ibyica mugasenga, ibyica ndabihindura ifumbire ntacyo bizabatwara. Amena haleluya. Ngo nuko baravuga ngo burya nubwo muri kubibona ngucyo uyu none nubwo yavuye mu nyanja, uyu none nubwo yakize garamadeni, iki cyo ntago kiramusiga. Hari igihe badutega iminsi rata, hari igihe bagutega iminsi bitewe n'agatebo bari kukubona, ariko barangije baravuga bati iki kiramwica. Ariko ntago ariko byari bimeze, kuko yari afite Imana, yari afite nzayimana, yagendanaga n'Imana. Imana yari yarabimubwiyeho. Iyi Imana yaguhaye amakuru wagera mu kigeragezo, dukunze kugera mu bigeragezo, Imana ikavuga ngo imbere gakeye yewe konkorute, imbere gakeye ndi kubona hari ikibazo ariko nzabana nawe. Iyo yavuze ngo nzabana nawe, wakigeramo cya kibazo ntago kizaguhitana, kubera yuko Imana yavuganye nawe. Nuko arangije nuko barabitegereza, ngo barabitegereza rata, barabitegereza. Haleluya, amen. Oya barabitegereje, bategereje yuko tuzapfa, bategereje yuko mbese kutaza abana bacu bataziga, bategereje yuko ibintu byacu bitazemera. Ariko nubwo babitegereje dufite Imana ishoboye byose, nubwo babitegereje dufite ubutunzi. Mwene data atangije indirimbo iri kuvuga ngo iyo ndebesheje ukwizera nezererwa iby'umutima wanjye, ko kandi ngira mbona ubutunzi bwinshi cyane buhishwe na data wo mwijuru. Hari igihe bafata bakandika bati twanditse ubuzima bwe, byanga byakunda ntago azarengana. Ariko dufite Imana ngo bakibitegereje, ngo bagiye kubona babona Paulo arafasha kunkumuriye mu muriro rata. Amina haleluya. Ndekubwira abantu ngo nubwo harimo ibibazo tugiye gukunkumurira mu muriro. Amina haleluya. Nubwo hari ibigeragezo tugiye gukunkumurira mu muriro, kuko Uwiteka Imana yongeye kukutugarukaho bundi bushaka. Ngo nuko baravuga ngo nubwo agikunkumuriye mu muriro, oya baravuga ngo nubwo tumuteze uyu munsi ntabwo mwirirembo, ariko aje ararigwa bakabona nejo urabyutse. Amina haleluya. Ejo bundi banyoherereje amahembe, barangije barayanyoherereza, garankubita numva umutima gwenda kuvamo, ariko ndasenga Imana iravuga ngo nje kwitabarira cyangwa se nje kukurwanirira. Ubwo mu gitondo amen, nari mfite uguhamagara ngo byari byasambye, byari tugahamagariye. Nuko birangije ndahaguruka ndasenga ndiyandayanda ndasenga. Imana irambwira iti nje kurwana urugamba utashobora kurwana. Kandi mu gitondo irambwira iti dore ubabikoze araza kureba ko ryakeye. Yabyukiye kare mu muryango, ariko bangoma mutongo umeze ndumva nta bicurane, ndumva nta kibazo mfite, ndumva ndi gushima Imana, niko kumwami n'umukiza yandinze. Haleluya. Niko bari biteze kuri Paulo. Ariko ngo bakibitegereje, ngo nuko ngo babonye hasize umwanya adapfuye, babonye hasize umwanya atabyimbiwe, babonye hasize umwanya ntacabaye, ngo barahindukira baravuga ngo ni Imana. Amina haleluya. Bagiye guhindukira. Amina haleluya. Bagiye guhindukira bavuga ngo ni Imana, bagiye guhindukira bavuga ngo burya babandi barase, bagiye guhindukira bavuga babonaga byari byaracitse, bavuga bati burya bigiye kongera kubaho. Amina haleluya. Kuko ifata ibidafatika ikabigira ibifatika, ifata ibitariho ikabigira ibiriho, kuko Uwiteka Imana hari mu ruhande rwacu. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Abari bamwiteze biteze Paulo, Uwiteka Imana bibakoze isoni, abereka yuko Paulo yavuganye n'Imana, abereka yuko Paulo hari icyo agendana. Amina haleluya. Hari imbaraga zimiri zindi. Amina. Muze kubwira abantu ngo hari imbaraga dufite zimiri z'abarozi. Umurozi yatanga amafaranga, umurozi agatanga sheke, ariko Uwiteka Imana data wa twese yatabaye, imbaraga ze ziruta iz'abarozi. Amina haleluya. Batujana mu mahembe, bakakujana mu bapfumu, bakakujana hirya no hino, ariko dufite Imana bazahindukira bavuga bati burya uriya yasenze Imana. Amina haleluya. Imana nidushigikira, Imana ibe mu ruhande rwacu. Nubwo dusa tubona abantu batubona ikundi, bakatubona mu yindi sura, bakabona dusa n'abababaye, ariko
nyabuneka dufite ubutunzi ubuhishwe na data wo mu ijuru. Amina haleluya. Nubwo babona tugendana tugasangira ibishimo ariko dufite Imana idutandukanya nabo iyo twageze mu kibazo. Amina haleluya. Mana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Hari igihe cyageze. Amina haleluya. Uwiteka Imana aravuga ngo nje kugendana nawe ngimbona nkubone. Amina. Muri icyo gihe twagendanaga imbona nkubone ku buryo birimwe umurozi twahuye tugahura, turangije guhura Imana irambwira ngo uvuye mu bihe by'iminsi 3 uyu murozi ngiye kumushika agiye kukubwira amakuru. Nari ngiye kurepeta ngeze hariya hafi kwa Siyoni urahazi. Nuko ndangije nkubitana nawe asa n'akavura ivundi bya bindi yari yanyoherereje byarananiwe kuko byaraje ari nijoro. Birangije kuza numva biri kuvuga mbwira umugabo ntihaguruka birakomeye ntisenga kuko ibintu birakomeye. Harangije turasenga baravuga ngo twari twaje tuje kumwica none turananiwe dusubiyeyo. Amena haleluya. Nuko Imana irambwira ngo mu gitondo arivuga twarahuye turangije guhura tubona imbona nkubone. Imana imushira mu rushiko nuko aravuga ngo wagira cyari hagije wagira kijaga mu bapfumu ngo wagira iki gikenya ngo ubukoko nk'ibyanze binsizeho ngo mpora nkiroga buri munsi ngo mpora nkirogera abana ngo cyarashatse ngira ngo ntikizabyara ngo kibyangira ngo ntikizabarera ngo kiba ngo none ngo reba aho bageze ngo none ngo ubuki gikenya nzakigirana. Nangije ndamubwira numva umutima urukumbwira ngo mubwire ngo uburozi bwawe buri munsi y'imbaraga z'Imana. Uburozi bwawe ntacyo bwantwara uko uzabukora kose ntacyo buzantwara kuko uhagarikiwe n'ingwagira ate aravoma. aba ariko mubwira arangije aragenda nanje ndagenda ariko nako ndakamenya ndavuga ngo burya niwe umwihora gurukumiga. Imana ikanyereka hagace gato. Rero nubwo batwiteze yemwe bwoko nubwo batwiteze nubwo bareba bakavuga ngo ibyabo byanze gusobanuka ariko byanga byakunda Uwiteka Imana agiye kuza namara kuza bazahindukira ngo niki ni Imana idushigikire, Imana itugire neza, nimwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Yego. Imana ishimwe. Jige nta ryo kumva twaba tukuniganye. Amen. Imana ishimwe. Himbaza. Kubera yuko Imana ifite ijambo irariduha kandi ndafashijwe kubyama Mutoni. Yego. Abarozi Imana nigeze kuja mwiyerekwa ari nijoro. Mbona umurozi yinjiye iwanje ngiye kubona mbona 5:50 mbwira umudamu ntingiye gufata umurozi ariko ubwo nayo ndimwe yerekwa ndagenda nkingura urugi rwa mbere rwa kabiri ngeze hanze mbwira Imana nti none ari heye Imana igeze irambwira ngo fata ikogoto ndi kumureba n'isura ariko mu by'uyu mubiri ntabwo ndi kumubona nari ndi mu mbaraga z'Imana. Haleluya. Amen. Ngo mfata ikogoto ati ijwi rirambwira nka kwa kundi Imana yabwiye Dawidi ngo rekura ibuye aritera Goliyati. Ndarifata ndarirekura ndimukubita mu bitugu arashwanyuka. Ijwi rirambwira ngo nirukanye umurozi wawe. Amen. Rambwira ngo ngiye kukwereka ikimenyetso kuko mama Mutoni mvuze ngo ndafashijwe uwo murozi hashize iminsi ndamusengera uko bavuga ngo bahamagaza amahembe nanjye ndavuga ni muzani wanje abyisubiriremo avuga idonido abidodore mvuga ni umurundi agezaho iwanje asobanura ibintu nka 4, 5, 6 ndamara avuga ati wabibonye ati ya Mana yawe iri gukora akazi. Haleluya. Amen. Ati Imana yawe iracakora akazi. Imana idufashe cyane. Imana iravuga ngo yirukanye umurozi wanje. Noneho ari n'igihe Imana yigeze kumbwira ko impaye imbaraga zo guhangana. Haleluya. Amen. N'amahembe n'amagini. Imana irambwira ngo byaba ibitega ngo haye imbaraga zidasanzwe uje uhamagara imbaraga zituruka mu maraso ya Yesu Kristo umwami n'umukiza ngo haye izo mbaraga rero hari n'igengera kwirembo Imana ikambwira ngo babiteze ariko nubwo babiteze ngatambuka badutega dusimbuka mama muto. Haleluya. Badutega dusimbuka Imana ihabwe icubahiro kuba warashatse ikorana buhanga ngo twamamaze ingoma ya Kristo. Amina. Ntibidutera ipfunwe. Amina. Nta soni dufite. Amina. Kwamamaza ingoma ya Kristo. Haleluya. Tuzayamamaza turi munsi y'ibirunga bya Muhabura. Amena. Tuzamamaza ingoma ya Kristo tuzagerera Rubavu
tuzamanuka mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali barimo baraduhamagara, tuzamamaza ingoma ya Kristo. Hari umuhamagara ari mu Bugesera, oh haleluya, tuzamamaza ingoma ya Kristo i Rutsiro bampamagaye. Turakomeza kwamamaza ingoma ya Kristo. Nawe Imana ikongera ibirwanisho, amen, ikongera ibikoresho by'ikoranabuhanga, yego, amina, kandi yigwatirize kuri wowe. Ndi kumva rero ijwi rimbwiye ngo irakwaguye, amena, kugeza umugabo ukomeye, amina, irakwamamaje usibye muri iki gihugu no hanze, amina. Tera haleluya, haleluya, amena. Ndaguhanuriye Imana idufashe cyane, amena. Hari n'akandi, yego, Imana yo mu ijuru ishiragaho ubudahangara, kandi iratuzitiriraga, yego. Buriya nubwo abarozi cyangwa se abanzi bakora ibyo bakoze, Imana niba yaraduhaye ubudahangarwa ikavuga ngo amaraso ya Yesu aturiho, ntacyo bazadutwara. Ndi kumara abantu impungenge, ndi kubabwira ngo mwikangwa n'abarozi, kuko nyir'umurimo agize ate, ariyiziye. Buriya igihe kimwe njyewe nari ndi kuri Nimbara, ni njye wari uravuga ubutumwa, none ndangije umurozi aravuga ngo uyu munsi Imana irampaye amakuru irambwira ngo umurozi yavuze ngo uyu munsi ntacyo uravuga. Ariko kubera yuko Imana yari iri mu ruhande rwanjye, turangije ngeze kuri Nimbara, ndasenga, umurozi wo kugira ngo agire abona amahoro muri iryo teraniro, agahora arasohoka buri kanya, ngiye kuvuga ubutumwa mpagurutse, ngiye kwigisha, umuntu aransengera, ndavuga nti mwarimu nasenga, arasenga, arangije gusenga. Icyo gihe Imana yampaye izindi mbaraga zidasanzwe. Uko ndi kubwiriza, umurozi ari kuyega, ari kugenda nguca ku ntebe. Uko ndi kubwiriza, umurozi ari kugenda, yari yicaye nka akabyiga abantu. Nagiye kubona mbona araturumbutse, arirutse mu rusengero, arasohotse. Mbwira Imana ngo kiriya Mana cyari ikimenyetso wampaye. Rero Imana yo mu ijuru dushigikire, kandi Imana ibe mu ruhande rwacu, itugirire neza. Imana yo mu ijuru idutabare, ntacyo abarozi bazadutwara, nta nicyo bazadutwara, uko babikora kose, ukana ntacyo. Oh haleluya, 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 amena, 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 amena. Ndafashijwe, amena. Kubera iyo tuvuze imbaraga zituruka mu maraso ya Yesu, numva tugize ubudahangarwa, numva tuvuye muri ino si tukaja mu yindi y'umwuka. Imana idufashe cyane. Ndafashijwe kubwo umurozi waturumbutse, amena, amen. Hari n'igihe, haleluya, jewe Imana yarambwiye ngo nugira mu iteraniro y'umurozi nzaguha ikimenyetso. Imana itima ikimenyetso, irambwira iti kandi nzaguha ikimenyetso haba muri groupe, arega hari n'ababwurirana umusozi, yego. Ariko Imana yarambwiye aho uzasengera muri iryo teraniro hakaba hari umurozi, nzamuguhishurira. Kandi pe ari n'igihe twanga kubivuga tukihorera, ariko amakuru tuba turi nayo. Imana idufashe cyane, amen, amen. Ntitwasoza, yego, murakoze. Ndumva ntawe nari niganye rwose, nabahaye umwanya wagira ngo uri kumva iri kumuziga, ari tubwire ngo mugiye gusoza mutanga nimero zanyu ku buryo ubakenera yabahamagara rwose. Kontakite Nizeyimana Jire 07 8 8 20 35 30. Yego. Mama Mutoni nawe inimero zanje ni 07 9 17 38 96 2. Unadusengera dusoza. Mana yacu turagushimye, icyubahiro no kunesha nibibi byawe. Uri umwami utazava ku ngoma, nkuko abana b'abantu bavaho, izina ryawe nirishimwe. Abana b'abantu bashizweho n'amatora, ari kuri Imana itarashizweho n'amatora, icyubahiro no kunesha nibibi byawe. Turakwinginze cyane kugira ngo Uwiteka Imana utugirire neza, kandi ufashe abantu bawe muri iyi minsi, mu izina rya Yesu Kristo, data wa twese. Mana, hari abaruhijwe n'ibibazo, hari abaruhijwe n'amadeni, hari abaruhijwe n'uburwayi, hari ababuza amahoro. Mu izina rya Yesu Kristo rufite ubutware, turasenze kugira ngo
ngo ibyo wubatse birubakika kandi ibyo ukomeje birakomera. Ndakwinginze ngo umara abantu bawe umubabaro, kandi abantu bawe nyakubaha Imana bamwe bari kurara barira ubahereza amahoro n'umutekano kandi babona ineza yawe, kandi mu izina rya Yesu Kristo ubu butumwa bwamamare hose, kuko Uwiteka Imana data wa twese waravuze ngo tugende mu misozi nyakubaha Imana tubabwire ibya Yesu ngo maze nabo nibakizwa ngo maze babatizwe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Unyemerere nyakubaha Imana iki kiganiro tugize kigire nyakubaha Imana icyo cyahindura ku buzima bw'ubwoko bwawe, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Ugumye udufashe kandi utugire neza, ubane natwe kandi turakwizeye. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.